Hello guys, nongeye kubasuhuza kwa namwe mwarasabye Semuhungu testimony part 2. So ini part 2 yo kuzima genda chamo. Ubushize bwo twakoraga ino testimony yari mu kwa gatatu. So ngira ngo hashize amezi 4 dukoze iyo testimony. Iyo testimony hashize amezi 4 ubwo nashyira kuri YouTube testimony part 1. So ubungubu rero tugiye kubabwira testimony yanjye cyangwa ubuhamya bwanjye cyangwa ibyo nacamo part 2 igice cya kabiri. Ubushize ngira ngo twagarukiye ubwo nari ngeze hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niho twagarukiye. Nababwiye ubwo nibuka neza nababwiye ubushize ko ubuzima naciyemo kuva mu Rwanda njya Uganda, madeni ubuzima naciyemo kuva muri Uganda njya South Africa, naho namenyeraniye na my loved one kugeza ubwo nari nje hehe muri Amerika. So yari journey with experience, with challenges, ariko byose umuntu agenda byakira akaba strong, agakomera nk'umugabo nyine. So ni byinshi nagiye nyuramo, ni byinshi byagiye binshi intege, ariko nkashobora kuba umugabo, nkashobora kubitambukamo neza, nkashobora gukomera. So niyo mpamvu sometime nicara nkashimira Imana, nkashimira Imana aho inkuye. Nahingesheje kuko burya baravuga ngo utazi yava namenye yajya. Jewe impamvu nicara nkashimira Imana, nkataka ubwiza bwayo, nkavugaho inkuye naho ingejeje, nuko nzi ko yankuye kure. So ngomba kuyirahira. Haleluya. Ngomba kuyirahira, ngomba gutaka ubwiza bwayo, kuko biri mu byo nasabye Imana ati Imana numpindurira ubuzima, Imana nungeza kuri interi ngini, Imana nungeza kuri kino na kino, nzataka ubwiza bwawe. So ni muri ubwo buryo rero igihe twari turi mu masengesho mu kwa gatatu mu mezi 4 ashize, sinzi ukuntu byaje actually nabiteguye. Noneho icyo gihe habuze umuntu utanga testimony, ndabati ako ngiye murana testimony kanange testimony yanjye. So muri ubwo buryo rero nibwo natanze testimony yanjye ntari nabiteguye. So ubwo rero tugiye nahise part 1 kubera ko yarangiye natayirangije neza, ariko abantu bakomeje kunsaba Eric wazaduha testimony yawe cyangwa ubuhamya bwawe part 2. So iyo part 2 ni iyi ngiyi tugiye gutangira kano kanya. Iramara isaha imwe. So guys, dukomereje rero icyo gihe munyangana nawe ndasubira inyuma cyane. Abashaka kugira ngo bazazirebe neza wazareba part 1 then wakurikizaho ino part 2. Zose ndaza kupostinga on my YouTube channel. So icyo gihe rero twimikiye muri Amerika. Urumva iyo wimukiye muri Amerika uvuye nko muri Afrika, is total different culture, different food, different life, ibintu bitandukanye byinshi cyane, different style, imyambarire, ibintu byose biratandukanye. So gutangira yo kwiga iyo culture biba bigoye iyo uvuye nko muri icyo gihugu cyo muri Afrika nyine uje ina. Ariko kubera ko ngene narabayeho South Africa imyaka 3 muri South Africa, naho ni nk'Iburayi,
nka Canada cyangwa muri Amerika, abantu especially abantu babayeho Cape Town barabizi, hari amazu maremare, hari amazu meza, hari inganda, ibintu byose pe byiza cyane, byose biriyo, haba n'abazungu benshi. So nge nkigira no muri South Africa nagize ngo nibwo Burayi nahoraga ngira ute nerekwa, kuko nagizeyo mbona ni nk'Iburayi, mbona everything's good, amamoro ushobora kumaramo nk'isaha yose utararangiza kuyirangiza uyitembera. So ubwo rero nageze aho ngira ngo niyo Amerika, ariko nubwo korana n'abaye iyo life ya hariya, ngeze hano ntabwo ubuzima bwangoye cyane muri Amerika, kuko nahise numva ko yes something was changed, ariko nayigiranyije nka South Africa kwa so ubwo rero nageze hano, urumva visa narinjeho yari yo kumara amezi 3 nkahita nkora mariage. Iyo nadakore iyo mariage in 3 months nivuga ngo nayo kwita nsubira hehe muri Africa, kuko naje kuri fiance I mean kuri visa yitwa K1 fiance visa. Naje kuri fiance K1 fiance visa. So iyo visa no kuvuga ngo imara amezi 3, no ukinjira mu gihugu imara amezi 3, uyu udakoze ya wedding muri ya mezi 3 visa yawe ibe expire, ibe imfabusa, nani byangombwa icyo gihe baguha. So ubwo ngubwo rero urumva tuje, my loved one wanjye yaramaze imyaka 14 muri South Africa guhera 2002. Yes, yari umunyamerika, ariko aza back and forth muri Amerika asura South Africa, aza muri Amerika asura South Africa, kuko niho yari afite business y'ibijyanye n'amazu. Yaguraga amazu akayakora neza, akayagurisha, cyangwa akagura amazu penthouse, akaguramo nko muri penthouse akaguramo nk'umuryango w'ibyumba 2 na salo cyangwa 3 na salo, cyangwa imiryango 2, akayikora neza cyangwa akayivugurura, cyangwa ikabikoze neza akayikodesha, cyangwa akayigurisha market igiye hayi nyine akayigurisha. So ubwo rero icyo gihe yari ubwo twari twimutse permanently muri US, nabyo kuzasubira South Africa. So nuko rero dusuye twimukiye muri US, urumva ibintu byinshi byari bishya kuri twebwe. Twagombaga icyo gihe cyese ko yarakoze urugendo shuri icyo gihe akareba, icyo gihe twari kureba se nihehe tuzashobora, akabase Eric nihe uzakunde, ntabwo nshaka tuzagerayo kabango ntabwo ukunze muri Amerika, ngo ushaka kwigarukira muri Africa. But no, I can't change my mind, then I say I want back home in Africa, because nk'abantu mubizi ko twatangiranye ino testimony part 1, nayo narabwiye ukuntu muri 2013 aribwo neretswe US visa. Neretswe US visa ngo nzabona US visa mu kwa 5. ngo nzagenda muri Amerika mu kwa 5 ngo ku itariki 2, ariko natanazi ngo niwe mwaka, se niwe mwaka ni ryari, you know. Noneho navuga se nabuze n'itikingeza muri South Africa, nzabona ingeza muri Amerika, you know. So ubwo ngubwo, ariko Imana icinzira ahantu zitari ya Amerika nyine. Nageze aho ngeze South Africa, nyuma nibwo na foreign navo no mu US citizen, kugeza ubwo twashatse kwimukira muri Amerika. Kandi noneho ku Imana icinzira ahantu zitari ya matariki, murambe babwira no muze kumva part 1 na part 2 kugira ngo uze kubigendane. Ya matariki nezwagaho US visa byarahuriranye, ya matariki nezwagaho US visa byarahuriranye. Niba nibeshye neza reka nzane passport yanjye mbereke, murambabwira abantu mukagira no kubabeye.
mora mbabwira mukagira ngo ni ukubabeshya. Imana ica inzira ahantu zitari. Abantu banzi muri Uganda cyangwa banzi South Africa bababwira ukuri. Kuba ngo mfite passport ebyiri, mfite imwe yabaye expired, mfite n'imwe ikiri valid. Nuvuga ngo bamaye visa muri passport yaburaga amezi 6 ngo expired, you know. Guys, hari igihe Imana igukorera ibitangaza utatekereza ko bishobora no kubaho, you know. Nukuvuga ngo bamaye visa muri passport yaburaga amezi angahe ngo expired, kandi irimo na visa ya nyuma irimo visa yari ya Tanzania yonyine. So nukuvuga ngo yari njyewe mvuga ikintu nerekana na proof, kuko abantu hari igihe ubwira abantu ikintu bakagira ngo ni uburyo bwo kwirata, ngo uri kubiyemeraho, ngo uri gushowinga off, ngo uri kugira ute. Njyewe buri gihe mvuga ikintu mfite na proof. So 2013 nibwo neretswe kuzajya he muri Amerika. Ndi mu rusengero rwo kwa Pastor Irene Manjeri. Pastor Irene Manjeri ni umupasiteri wansengeye uba muri Uganda, ariko yakuriye muri Amerika. Urwo rusengero rwiwe ruri hara kuri Namirembe Road hafi ya Jaguar, ku bantu mujya mutemberera Kampala. Hari n'ishuri ryitwa Rohana Primary School. Aho hantu urwo rusengero ruri hahoze ari mbari berekanagamo amafilimi, mbari berekanagamo ibintu bya music, hitwaga Pride Theater. So aho hantu icyo gihe nabonaga ubuzima bwanjye bwaranze pe, muri Kigali, mora mu tubyiniro, mora muri za karaoke, mora amafaranga yose nyapfisha ubusa. Mama yaravuze ati Eric, sigara ku nzu zanjye zo mu Rwanda, uresigara turebera amazu, noneho ujye twohereza amafaranga mu rugo. Kwa mu kigihe yaragiye gukorera ubucuruzi muri Uganda, ariko amafaranga icyo gihe urumva kuko nta kandi kazi nageraga ko ari kureba abakiriya, abatenanti. Burya ndi umuntu mwiza mu bintu bya business guys, mu bintu bijyanye no kumanaginga abatenanti, kumanaginga ibintu byaba abakiriya n'iki. Ushaka kuma akazi nakorera akazi neza cyane guys. So kwitaka, ariko ndabizi ko mfite experience. Ngiye nahanganagana n'abantu banze kwishyura nkabakuramo mu nzu. Nabakuragamo mu nzu ngashyiramo abandi. Kandi icyo gihe nyiri na mutoya, icyo gihe mba mu nzu za annex zo hanze, inzu nini nzikodesha n'indi annex. So ubwo ikintu cyari kinunze yari kwishyuza izo nzu, nkohereza amafaranga ngakura hayanjye nyine yo gusigarana. Ariko amafaranga nta kintu yamariraga, nayapfishaga ubusa. Noneho navase Mana yanjye nzaguma gutya bizangeza kuki. Ndabati Mana ndashaka kumindurira ubuzima. Gisho gise nakundaga Uganda, nagendaga Uganda nkongera nkagaruka nikundira Kigali cyane. Ariko ngira ngo impamvu nakundaga Kigali cyane nuko mba nabaga nagitsure cya famille kindi ho, mama wanjye n'abakuru banjye n'abashiki banjye bose baragiye batoba mu Rwanda, umwe baragiye hanze abandi bari Uganda. Noneho ubwo ndabati Mana yanjye ndashaka kumindura ubuzima, amaherezo yanjye nayahe koko. So nibwo icyo gihe nageze aho nemukira Uganda. Noneho ubundi hari umushiti wanjye twamenyanye w'umunyarwanda ariko maze igihe kinini muri Uganda, aravuga ati nyamara Eric, hari urusengero niba ujye usenga, hari urusengero ndagutumiye muri overnight, kandi base kugenda aho hantu n'ubuntu. Nagenda Bibiliya yanjye turara mu masengesho ya overnight ahantu hitwaga Kajansi Entebbe Road, iyo kure hafi y'ikibuga cy'indege. Niho umumama ari kubaka urusengero, umupasiteri ari kubaka urusengero ruzajya rwicaza abantu 20,000. Ruzaba urusengero runini cyane, ruzajya rwicaza abantu 20,000. Urumva ko urusengero runini cyane. So ubwo icyo gihe amasengesho yabereye ara kuri Pride Theater. Amasengesho yabereye hehe? Muri aho ngaho Kajansi. Twagiye turara overnight, numva nkunze ukuntu yigisha, numva ndabohotse muri ngewe, numva hari ibintu bihindutse muri ngewe. Mana ndavuga ati Mana yanjye, no ku cyumweru nzajya gusengera, no ku cyumweru nzajya gusengerayo. Igitangaje wa undi wanwaye kujya gusengera yageze acika intege, kandi yarimbaga muri kwaya agira aho ntiyahe bakijyayo.
nangira gusengera muri rwa rusengero, nangira kujya musengera muri rwa rusengero, nangira kwiyiriza. Umurwa kwase Eric ariyiriza cyangwa nibyo kurangiza umuhango. Nangira kwiyiriza, nangira gusenga. Barabati muzane passport yanyu, abantu bafite passport muzizanye tuzisiga amavuta tuzisengere. Iyi passport irebiye narayitwaye, rero passport yanjye ya mbere, iyi passport yanjye ya kabiri. So passport yanjye irebiye iyi Imana yasize amavuta no kuri kw'Imana. So naragiye ompasi yakayadusengera akadusigamo amavuta muri passport, akavuga ati musengere ibyo mwifuza, musengere icyo mushaka. Njewe sinigeze nsenga mvuga ngo Mana njyana muri Amerika, ni ukuri kw'Imana yo mwijuru. Navuga ati Mana mfasha nkumenye, mfasha nkukorere, kuko ibintu nkora ni byinshi bituma ncika intege, bituma nitandukanya nawe. Cha kugukorera, chaka wenda unkure hano unware muri South Africa, kuko numvaga ngo South Africa niho hari ba sister banjye babiri, hari bashiki banjye babiri muri Africa DC. Kandi nkumva niho wenda najya uko ariho mfite abantu bazanyakira, ariyo famille yanjye, bashiki banjye umukuru n'umukurikira. Ariko nkareba kugerayo birahenze, kandi icyo gihe sinari kubona visa yo kujyayo, byasangutse hasi inzira zapanye. So ubwo ngubwo bikiraho ndi gusenga, nkabona muri passport yanjye ya mbere nari mfite ngo itariki ngo ebyiri z'ukwa gatanu. Ebyiri z'ukwa gatanu, no, yari 25 z'ukwa gatanu, yari ebyiri z'ukwa gatanu. Ebyiri z'ukwa gatanu I think, batari ebyiri z'ukwa gatanu, 25 z'ukwa gatanu. Ni ebyiri z'ukwa gatanu ariko. Ngo nkabonamo ikintu cy'ikinyoni cy'ikiranga Syria United States of America. Syria United States of America ni ikintu cy'ikirangantego kimeze gutera kandi ko kuri Google bakinyereka mbere ikintu nabonaga muri passport yanjye. Sea of United States of America. Aha, exactly. Iki kintu nicyo nabonaga muri passport yanjye. Nukuri kw'Imana mwisho nabonaga kino kintu Syria ya United States of America. Ariko sinari ni gutya nakibonaga mu bintu by'inzozi ndi gusenga ndi mu rusengero. Guys, natazi ngo visa ya Amerika isa gute, sinari nzi ngo bimera gute, sinari nzi ngo ni iki, sinari nzi ngo biva he bijya he. Ni gutya nabonaga kino kintu muri passport yanjye iyi. Nkabonamo icyo kintu muri passport. Ariko nkavuga se niba narabuze na tike yo kugenda muri Amerika, niba narabuze visa amafaranga yo kujya muri Amerika, iyo iki cyo ibi byo ndi kubona ni ibiki. Kandi nkabibona atari inzozi ngo ndaryamye ndi gusenga nkabonamo kiriya kintu muri no passport hari ngo itariki ebyiri ari z'ukwa gatanu. Ngeraho nkabibwira mu rugo nyamara mama, iyo ndi gusenga mbona ikintu cya Syria ya United States of America, mama nange ibyo ngibyo abize, ariko nababwira ngo ni visa we kujya muri Amerika, ariko sinzi ngo biza gute. Bakabati ni inzozi zawe uragero leta kujya muri Amerika, se nayo kujya muri Africa decide warayabuze amafaranga uragenda gute. Umva bikiraho short mje magambo magufi abantu bari muri barebye part yanjye ya mbere, ubuhamya bwanyu bwa part 1. Muzarebe no muri muzabyumva reka nihute kugira ngo isa yacu irangirane n'inoza neza. So bikiraho naje nkuko nabibabwiye, nageze aho njya muri Africa decide nyine ngiye saving amafaranga, nuko ariko namenye na my loved one wanjye aza kumproposing ibintu byo kuza muri Amerika niki biremera. None ari gitangaje kambereke mutajyana no kubabeshya. None niba mureba neza guys, visa ya nyuma yanjye yari ya Tanzania. Visa ya nyuma yari ya Tanzania ku itariki 19 z'ukwa mbere 2014. Ninjire ngahano itwa Kabanga sinanahazi immigration officer. Visa ya nyuma yanjye yari ya Tanzania 2014. Urumva? Visa ya nyuma yanjye yari yagiye ku itariki 19 z'ukwa mbere 2014. So iyi niyo yari visa yanjye ya nyuma. Imana ikinziraho zitari bikiraho visa ya United States
visa yanjye ya United States of America inza kuyibona mu kwezi kwa gatatu. Mu kwezi kwa gatatu 2010 mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa gatatu 2016 nibwo nabonye visa yo kujya muri Amerika. Nayibonye mu kwezi kwa gatatu 2016 yo kujya he muri Amerika. Urayibona ngo animation to marry fiancé Ryan Hargrave. Nari ngiye kwimariya nde my fiancé, right? So icyo gihe visa yari kuzarangira ku itariki 5 July 2016. So what happened is ndi gusohoka Cape Town South Africa yari ku itariki passport Cape Town muri kwibona nasohotse ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu kandi nerekwaga visa yanjye ko ngo nzagenda ngo muri Amerika ngo mbonamo ikinyoni cyo muri Amerika ku itariki 2. Guess what? Aha ni Cape Town ndi gusohoka muri Cape Town South Africa muri kwibona passport control departure Cape Town muri kwibona ninjiye muri Amerika May 2nd. Urayibona guys itariki 2 z'ukwa gatandatu 2010 itariki 2 z'ukwa gatanu 2016 nibwo ninjiye hehe muri Amerika. Murabibona aha ni hehe ninjire ni San Francisco kuko niho yabaga niho yaravukiye ni naho twinjiriye kuko niho twabanje kujya gutura mbere yuko tuza Las Vegas. Guys bayite muri passport yanjye yari bura amezi angahe ngarangire amezi ngira ngo 6 mba 7 kugira ngo passport irangire irimo visa nyuma ya South Africa. Bantu murambi babwira mukagira ngo n'urwenya ngo ndi kubabeshya si mubibonye. Imana icinzira ahantu Imana icinzira mu buryo bwinshi, you know. So nuvuga ngo muri passport itarimo visa yo kwinjira Mozambique itarimo visa yo kwinjira South Africa niho bateye visa yo kuza hehe muri Amerika kwimariya umunyagihugu wa Amerika. Naraje ubuzima hano buratangira urumva yari stress like gushaka inzu tugomba kugura amazu tugomba kugura hano gushaka ese turaba hehe. San Francisco iri mu mujyi wa mbere uhenze muri Amerika hakurikiraho New York. San Francisco is very expensive city actually now it's coming like in 10 city expensive 10 city in the world. Iri mu mujyi 10 ya mbere ihenze ku isi. San Francisco niwo mujyi twabanje kujya guturamo twabaye igihe kitageze mu kwezi kuko ari hahenze ariko yaraje gutemberaho Vegas ahazi arabati tugomba kuza hehe Vegas. Tuza Vegas tuje nko gutembera ariko satuhakunda ndabati aha niho nshaka kuguma nahandi ariko San Francisco yari heza cyane kuko ari naho yavukiye. Born San Francisco no mujyi mwiza ngene narahakunze cyane, you know. Ariko kweko nari hahenze gukodesha inzu nkingi yimbamo ibyuma 3 na salo 2 garage 2 bathroom ushobora gusanga nk'ibihumbi 30 ku kwezi kuyikodesha guys. 30 ku kwezi i San Francisco California is too expensive. So ngubwo rero twagize twahise tushaka twaza Vegas nayo irahenze ariko si cyane nka California nyine. So ngubwo nibwo twizira Vegas tankunda Vegas. Ubu iki gihe twari dufite amezi 3 kugira ngo tube dukoze mariage tube dushatse ahantu ho kugura inzu cyangwa gutura. Ubwo iyo ukimukira muri Amerika warumaze igihe utahaba biba bigoye kwitubona inzu yo gukodesha kuko babanza bakareba record yawe. Mbese byari izo zose ni stress. Ni wewe inuzi life ya Amerika ngewe ndi mushya hano mana yanjye. Mbese yari stress plus stress. So ubwo ngubwo mana yanjye ubwo niko gushaka se tuzabusezeranira he mariage yacu zabimeze gute ese tuzatumira abandi ese n'abandi bazava muri Afrika bazabona visa ese bizagenda gute ese bizameza mana yanjye. Rero urumva ni umuntu agiraga stress easily kubera ko urumva ku handling all those things by himself ntabwo byabaga byoroshye. Ariko Imana ishimwe nageze hano ikintu cya mbere na mbere yahise amfungurira bank account
itamfungura za account muri Bank of America. Guys, South Africa kuba muri Afrika y'Epfo kugira bank account byari ikintu kiri big deal. Kugira ugira account yawe n'amazina yawe byabaga ari ikintu kiri big deal kuko cyarangiranaga n'icyangwa cyawe. Niyo waga ufite icyangwa cy'amezi 3, amezi 3 cyarashiraga icyangwa cyawe kikahita kiba expired. Niyo waga ufite icy'amezi 3 cyarangiraga icyangwa cyawe kikaba expired, account bakaba bayifunze mu gihe wazanye icyangwa gishyashya. Ariko nageze hano kuri passport yanjye bahita bamfungurira account ya banki muri Bank of America. Tugenda byibuka bayimfunguye muri San Francisco, California. Hitanye amafaranga tishyira amafaranga. Cyuko na amafaranga ngiye nari mfite pe akira amafaranga niki ati nukina kugura ikintu swiping bamane karita umva nkumva sidi kubyiyumvisha nkumva ko ubuzima nyine butangiye ubuzima bushyashya like where I came from numvaga like ari big deal of course like from Kimisagara to Uganda to South Africa. Of course it's big deal guys, it's big deal. Ariko harimo n'Imana nango ari aruvango ni imbaraga zanjye ngo nukubera ko ngari am lucky nukubera Imana. Burya Imana ishobora guca inzira ahantu henshi kandi kazica mu buryo butandukanye, you know. So nuko nageze aho tuzana no kigiye Vegas turahakunda. Urumva icyo gihe twimutse n'ibintu byacu byose yari afite ibikapu 4 nanjye mfite ibikapu 4 byose hamwe kandi dufite ibikapu 8. Ibintu byose mora mwinzu byose ni ibintu bishyashya cyese imenda aya mafoto iyo twakuye muri Afrika y'Epfo ariko yagiye yagura mu Bwongereza andakayagura muri za Australia. Ubona amafoto yagiye avana kure afite n'ama certificate yayo n'amafoto aba agize ahenze ama arts. So nibyo bintu twazanye ngira ngo byonyine ibindi byose twabiguze tugeze hano byose nibishyashya twabiguze tugeze hano. Umva ibyo bintu byose twari dufite kugura gushaka inzu mbere twanje gukodesha. Urumva nawe wayitugura inzu utabanje gushaka hano kuba mbese ibintu byose bijya kuri we. No sometimes urabizi relationship cyangwa relationship ntabwo iba yoroshye. Sometimes hari umuntu ubona ari gukora wenyine akabona he works like 80%, maybe ngenda kora 20%, akabona it's not enough. Of course sometimes habagaho kumbwira ati Eric, you need to work like this, you need to do this, you need to be hard working, you need to do this. I'm trying to make your lives better, I'm trying to help you, I'm trying to do this for you, I'm doing this for you, I'm do that for you, I'm doing this for you, you need to do this, you need to do that. That's why guys I'm hard working. Kuko nabonye umuntu courage, nabonye umuntu unkuraginga. Abantu muri Amerika barakora cyane, abantu muri Amerika barakora cyane ku buryo ugeraho ugasigara ugenda uzeduka byandi byo muri Afrika usanga watakaye. Uyu muntu uyu my loved one wanjye niwe nakwiye gukora cyane, niwe nakwiye kureka ibintu byo kuzeduka byo muri Afrika. Guys, nabwiye ko tumenyana bwa mbere nakora akazi ka security muri mall yitwa Tiger Valley Center. Ariko nyuma aho twagiye kubana mu mujyi, yes naho nabaga ntabwo ari mu cyaro ariko ni like ni inyuma y'umujyi ho gatoya, ariko we yabaga mu mujyi rwagati se navuga ko turukira se ni nkaye mu Rwanda haba hahenze usanga haba bakire gusa. Wenda twase mu Kiyovu cy'abakire se cy'agacuriro cya Nyarutarama ni nkaho yabaga ugenekereje. Ako wenda ngiye mbaye nka Kicukiro n'urugero kwa. So we yabaga mu mujyi rwagati, yabaga hano yitwaga hafi ya Waterfront City Center. Ako yari afite amazu ahitwa Green Point. Abantu bazi Cape Town barahazi n'ahantu habatuye abakire gusa, ahantu habatuye abazungu n'imigibi, ahantu habahenze cyane, you know. Afite amazu Green Point, afite amazu City Center nearby Waterfront, n'ahantu habahenze. Urumva kuva Kicukiro urugero bakita gutwara nka Kacuriro cyangwa Kiyovu cy'abakire cyangwa se Nyarutarama. Urumva like ibintu byabaga everything to me byabaga ari really changed, you know. So urumva rero byose yabikora. Icyo gihe nkora iyo security navuye yaravuze ati Eric will better than security, ndashaka kuva muri ibyo bya security. Amurayo njya kubana nawe aho ngaho mu mujyi
aravuga ati Eric tugiye gushaka akazi kandi ntugende wumva ibyo ubwonko bwawe bikubwira, ugende wumva wifite icyizere ko akazi urakabona. Nyamara akazi narakabonye, nagiye ndirira umu manager ahantu muri Shoprite ni nko kuvuga wavuga Nakumat. Murambe babwira mbona akazi ko gukora hehe muri Shoprite ko kubara amafaranga y'abanyagihugu hehe mu gihe muri South Africa mbara amafaranga y'abanyagihugu, nyamara ndiki no mu foreigners uva mu kindi gihugu nza kubara amafaranga y'abanyagihugu. Guys, nkoreki akazi ka cashier, ndi umuntu watinyaga imibare. Murambe babwira ko imibare nayangaga kubi, nyamara sinigize ngira shortage na gatoya kugeza ubwo navuye kwaho kazi ka cashier muri Shoprite nza hano muri Amerika. Abakozi twakoranaga bose barampundaga, nagiraga umutima ukundwa n'abantu bose, nakundwa n'abantu bose, aba manager baki kuryo nagiye kugenda bakarira but Eric we love you, we will miss you, kugeza nubwo bamwe twasigaye turi in touch nuko nabuze contact with them igihe account yanjye bayi reporting igihe yagendaga. So icyo gihe rero nageze hano aravuga ati Eric so ugomba gukora, you need to work hard, ugomba gushaka akazi, ugomba kugira ibyangombwa byawe nibiza, ugomba kwitangira ugashaka akazi nawe ukamenya kwibeshaho, singe uzajya ugufasha buri kimwe. Kandi koko birumvikana, urumva umuntu akurwanisha akagukuye muri Afrika aho babonaga wagufite cyangwa cy'amezi 3 ujaho utakitwa impunzi. Renzi nababwiye kuba muri Afrika y'Epfo kugira ubone ibyangombwa bikwemera gukora no kwiga no guturayo, wigira impunzi. Nanga ari ukuvuga ngo ubuhunzi igihugu cyawe ushobora kuba nguva muri za Kongo za hehe kugira ubone ibyangombwa bikwemera guturayo no gukora, ariko so kuvuga ngo ubuhunzi igihugu cyawe ariko utabifite ibyo byangombwa, my friend, ntubayo. Abantu babayeyo barabizi, ntubayo kuko kubona permanent resident ya South Africa cyangwa kubona work permit ya South Africa, it's big deal my friend, big deal I think no kurusha muri America. Ibyangombwa barabyimana cyane muri Africa DC. So hano bikiraho ubwo ngubwo mu matariki 27 z'ukwa gatanu kwa 2016 hashize iminsi 13 batari 4 ngeze muri Amerika, nibwo nashatse kugira twashatse kujya gusezerana muri marriage civil. Man yavuze ati Eric uri ready kugira ngo unyimariye cyangwa n'ijyanye byo kugira ngo ubone ibyangombwa gusa? Eric I love you, Eric ntabwo uzansiga ukana. Ndavuga ati ntabwo nzagusiga my loved one, ndagukunda, I love you. Kandi naraga mbibwira no muri Afrika y'Epfo. Ariko nageze kubabwira muri part 1 ko yabaga afite ubwoba igihe yashaka kugurisha amazi akanyohereza akavuga ati Eric nushaka kugerayo nkakura cyangwa kancika. Yarankundaga unconditional. Akavuga ati Eric rero shawone nongohereza ukagenda, ushaka kugenda bakahita bakunwa, tuzagendera hamwe kuryo n'amazi yageze akagenda yateza amafaranga yashakagamo n'abariyo bagenda bamuhamo. Noneho inzoka ziteza akavuga ati turazamukana turinjirana kabisa. Umva ariko man narageze hano ubwo tubanza gukora appointment ya mbere kujya gukora gusezeranya imbere y'urukundo, gusezeranya imbere y'Imana, imbere y'urukiko, noneho ubwa mbere appointment ya mbere ko yari stressed turayimisinga konya dukora submitting the appointment. Tukufasha no ngiye gusura muri Afrika bimeze bite? Umva ubwo yindi urumva harimo gutinyana aho akibuka ukuntu agenda bwa mbere muri Amerika yasize yanditseho imitungo ataranyambika n'imeta tukiri just our friends, asigaye yanditseho imitungo nari babwiye mu gice cya muri part 1. Kandi agaruka sanga nitwaye neza, yagiye muri Amerika agaruka sanga nitwaye neza, sinazanyemo abanyakavuyo mu nzu, sanga inzu isa neza, imodoka byose igituyo na Afrika y'Epfo. So bati Eric, let me trust you. Now nshaka ko making a bad decision ni wamfu ngoma kugira ubwoba.
gusa twagiye tukora dusezerana mu rukiko nibyo bya mbere byari byemewe n'amategeko kuko twari gukora white wedding, so twari koze ubukwe noneho ubukwe burangiye dukoze iyo civil marriage icyo gihe nibwo nahise nsabumitinga ibyangombwa kugira ngo mbone ibyangombwa byo kubinyemera gutura muri Amerika. Bikiri aho mpita mbona icyangombwa kinyemera gukora no gutembera no kwiga nyine, ngira ngo yitwa authorization, my authorization yitwa employment authorization card. Iyi card niyo nahise mbona bwa mbere yuko mbona green card babanza kuguha iyi card yitwa authorization card. So ubwo narayibonye nangira kwitegura nyine, aravuga se mariage yazagenda gute, dutegura mariage bikiri aho nayo birabaye ya white wedding yabaye mu itariki 25 z'ukwa gatandatu 2016 hashize ukwezi dusezeranye byemewe n'amategeko, twese dukora na white wedding, turatumira, haje abakazini banjye ba my brother in law, sister wanjye first born wo mu rugo yaraje. So yeah, wedding yacu igenda neza, life irakomeza. Ubwo mitanangira gushaka akazi ndakabona, cyese ko natakoze cyane kuko nari nkumbuye mama wanjye, byasaba ko nari maze kubona iyi card yitwa employment authorization card yanyemeraga no kwa natembera nkasohoka igihugu, ibintu bitashobokaga muri Afrika y'Epfo ho nari mbaye imyaka igera muri ngaho 3 natasohoka igihugu. Nahise njya gusura mama wanjye, akazi nakamaze amezi 2 ngira ngo mitajya gusura mama wanjye muri Kampala, nari mukumbuye cyane. Nyuma y'imyaka 3 nagiye musura mama wanjye, nsura inshuti zanjye, byose ari my loved one wanjye ubinyishyuriye, go and visit your mom ubundi ze utangire gukora akazi. Umva yarankumbuye, akajya bati Eric ngiye guhinduza tike yawe ugaruka, kuko nagiye mara amezi 2 muri Afrika muri Afrika. Mbibutsa bya bintu by'ukuntu neretswe visa n'ibiki byose n'ibiki uko nagiye mu rugo, bose barumirwa bati nuko Imana icinzira ahantu zitari. So rero ibintu bikomeje gutyo, ubwo twarabayeho tugura amazu yo guturamo, nubwo Imana yageze ikamwisubiza, ariko byanyeretse urukundo nk'urwanyitse muri Afrika y'Epfo ntabwo rwageze hano ngo ruhinduke. Yego sometime ntabwo twese turi perfect, hari igihe sometime relationship ima gatotsi gatonya, ariko ku bantu mubana nyine ntabwo ako kantu kabura, ariko mugeraho mukasolvinga that issue nk'abantu bakuru. So nuko rero Imana yaramwisubije, numva ko ubuzima noneho buhagaze. Narababwiye ko abantu narababwiye ejo bundi ko nako narababwiye nabaye testimony y'ukuntu nigeze nubwa mbere nari ngiye muri emergency, nigeze gufaintinga ni kubita hasi kubera kuba hydrated. Nagize hydration, ngira ngo muri France bayita hydration ni uburyo bw'umwuma kubera kutanywa amazi ahagije. Nagize hydration inza kwikubita hasi, icyo gihe ngira ngo ubuzima bwanjye burahagaze. Ngiye sinumva kayi n'iby'umwuma sinabitekerezaga, nagize ngo ba my poison, ariko nkabase ko n'abanyarwanda nzi hano muri Amerika, ko njye abanyarwanda menye hano nabamenyeje bundi igihe nagiraga ibyago. Nta munyarwanda narinzi, uwo narinzi yari cousin wanjye na sister wanjye, nabandi karitsembamo n'abazungu gusa, ngira mujya muhabona n'abafite umutekano bya hatari, kuko niyo ugiye kwinjira banza bakubaza aho ugiye, bagahamagara bakageze dufite abasekirite ku gipangu. Ariko guys, mwibuke neza umwana wavuye kuri Kimisagara ahantu haciritse hagize ukajya noneho ubaho bakurinda kwinjira iwawe, babanza kuguhamagara Eric ufite aba visitors, urumva ukeneye aba visitors ufite do you expecting you know my friend, uvuze ko nta muntu ufitanye nawe gahunda, icyo gihe bagusubizayo. Imana nibyo babwira ati Imana icinzira aho zitari. Eric nariri Imana ndavuga ati Imana mpindurira ubuzima, Imana mpindurira ubuzima, niko kwerekwa visa ya Amerika nkuko naheze kare mbibabwira. Ariko Imana icinzira aho zitari, ibyo usabye Imana irabigo.
nukuri nusaba wizeye Imana izaguha nukuri kw'Imana si ukwiyemera si ukugira ute ariko njyewe ndashimira Imana nibyo mbabwira ati aho ujye wibuka aho uva naho guys na icyo gihe fainting nkikubita hasi nakoraga muri coffee shop itwaga Dunkin' Donut ni coffee shop ni nka coffee shop ikora nka Starbucks se mu Rwanda twageranya nk'iyitwa gute bourbon coffee things like that. So ubwo ngubwo icyo gihe nari mfite stress gize stress noneho gukubitiraho ko nari iyo nafashe ifunguro iyo narakaye sinkunda gufata ifunguro barumva nta kintu na kimwe nshaka kandi nkumva ndashonje pe n'amazi ntayanywa icyo gihe hari hashyushye rero noneho nanyweye ibikofi ku kazi mu gitondo kuko najya ku kazi saa 10 za mu gitondo ku iyo coffee shop nari ndi designer w'amakeke mvanga n'amakofi nyine nkora muri cuisine y'iyo coffee shop donuts nyashyigaho bino bintu by'ama cream nya designinga nandikaho ibintu nk'ibyo noneho icyo gihe naratashye icyo gihe kwara ukuntu nyine sometime utari muri modu ndaza saa sita sinarya ubwo niriwe ibyo bisukari birimo coffee noneho ku mugoroba inzarira irahica pe nabatokereka nshaka ikintu cyo guteka mu gihe ndimo guteka nka saa 11 guys inzara nyishe pe n'amazi nanyweye abona bati okay sindawe wa muntu ukunda kurakara ngo umunsi umwe 2-3 ishiri ndabaterekanye koreka reka ninkwereka ka wine mu gihe ndi guteka guys mu gihe ndi guteka ndi kunywa kwa wine n'ikirahuri cya mbere sinakimaze naragize iseri nikubise hasi mera nk'umuntu ubuze umwuka nanyira kuzana urufuro ikintu nabwaye nacyo nabati Imana mbabarira ibyaha byanjye mbabarire n'ukuri burya we guys burya umuntu iyo uri kugenda uri kubyumva hari benshi bihana nanjye gihe narihana ni ukuri kw'Imana natanye kuvuga ati Mana mbabarira ibyaha byanjye Mana mbabarire nanyira gusaba Imana imbabazi nge nanzi ko mpfuye pe so kwirarira guys icyo gihe my loved one wanjye mushikini kikubise hasi aza kundeba aje kundeba reka nshake mu mafoto yari mu kwa kane ku itariki 29 ubundi mbereke amafoto y'icyo gihe nikubita banywaye muri emergency yaranyirukanye anywara kwa muganga bankira muri emergency guys kije nansi wansi nari ndagira Yesu we banze n'aba docteur nka 7 cyangwa 6 batandukanye noneho ubundi banywaye muri emergency basanga dehydrated mbese narumye mu mubiri n'amazi mfite basanze n'amazi mfite niko kwita bankiraho amafruits ni za serum banyizo serum amacupa 2 nibwo nari ngize ute nibwo nagaruye umwuka nibwo nongeye kumenya ibigenda kwisi ariko nari nzi ko mpfuye pe nari nzi ko mpfuye ayo mafoto ko nayabona koko nari nzi ko mpfuye ariko Imana iranyibuka pe burya isaha itaragera guys isaha itaragera niba iragera icyo gihe urumva byambayeho ndi kumwe na my loved one wanjye ubuse nk'ubu byongeye kuba ndi nyine si basanga ndakarambo mu nzu narababwiye basanga ndakarambo I live alone hano ubuse byongeye kumbaho ninde wantwara mu emergency kuko icyo gihe na telefone yari iri kure nadoshobora kuyifata ngo mamagare so ubwo rero guys Imana icinziraho zitari Imana ikigufiteho umugambi nacyo waba ngaya amafoto nyagezeho nayo mu kwa kane ku itariki 29 okay so ku bantu mareba neza aha nayo ndi mu bitaro University of Medical Center itariki 29 zo kwa kane
murabona insinga ziriho umubiri wanjye wose banyambitse inoza anandi muri emergency umubiri wose wari wuzuye ibintu by'insinga bankizeho amaserumu ndi muri emergency guys it was too expensive kuko na insurance nari mfite banyereje bill y'ibihumbi 7 by'idolari kandi icyo gihe iyo bill nayishyuye kuko byahuriranye iyo bill bayereje nko mu kwezi nyuma y'ukwezi my loved one wanjye yitaba Imana iyo bills ikiraho ngaho icyo gihe ninjye wayishyuye hangaha nari ndi muri emergency n'ubwo nari ngiye mu bitaro nari ndi mu bitaro ndi muri emergency ni ku itariki 29 z'ukwa 4 2017 itariki 29 z'ukwa 4 nibwo nagiye muri emergency icyo gihe Imana ariko irandwanirira mva y'amahoro icyo gihe yari nari hydrated icyo gihe banigika kunywa amazi menshi no kutagira stress cyane ku stressinga cyane ibyo byari byatumye ndwara so impamvu babwiye kino kintu cyo kwa yaranyiruka nkanyakanya akajyana muri emergency kwa muganga nyuma nawe yaje hashize nk'amezi 2 ngira ngo icyo gihe nari ngikora muri coffee shop noneho yitaba Imana nango yararwaye yitaba Imana nabwo yararwaye so yitaba Imana byagenze ute yaranyandikiye arambura ngo God nuvuga ngo yaranyandikiye yitaba Imana message itarangiraho iyi ngeraho triste kuko nari ndikona twayibonye inyuma nari kubona ko irimo amakosa harimo kwibeshya harimo something not right nkahita nshobora gutangaza kureba so icyo gihe yaranditse ati hi my boo head, I love you to the moon and back. I hope you're doing well. I didn't sleep good last ready. I just can't last night yandika last ready. So I took many pee. So icyo gihe yashatse kwandika pills ko yafashe ibinini nyine bifasha gusinzira byinshi kugira ngo bifashe gusinzira ariko kubera ko atari ko yari stressed kubera amazu twashaka kugura gushyiramo abapangayi hano nibyo byatumaga adasinzira neza so uko niko kazi yakoraga South Africa kugura amazu akayakora neza akayakodesha cyangwa akakora neza akayagurisha so na hano nibyo yashatse gukomeza gukora byo kugura amazu akayakora neza ubundi akayagurisha so icyo gihe rero yanyweye ibinini byinshi bifasha gusinzira nibyo byamugizeho ingaruka bukeye si byamugizeho ingaruka ninjoro ahubwo byamugizeho ingaruka bukeye ko twakoze investigation muri telefone dusanga yishyuriye rent yaho papa we yabaga muri group home yari yohereje sister message sister wanjye uba muri Amerika yamweje message we yamugezeho ariko ngewe icyo gihe yitabye Imana ari nge ari kwandikira message ariko message ntiyari irangeraho iyo message nyibona nayo kumenya ko there is something not right nkahita uko kazi nakoreragaho na mu rugo byari byegeranye nayo kwitanzanira ukankaza kureba so icyo gihe natashye saa 6 icyo gihe sanga umuntu yitabye Imana byarandenze nicyo gikomere mfite mu buzima kitazagira kinvamo nicyo gikomere cyonyine cyane ihungabana cyanyangije mu bwonko cyanyangije ku mutima kuva navuka nitwereke Semuhungu ku myaka 27 mfite kano kanya nicyo kintu cyonyine mu buzima bwanjye cyambabaje kugeza n'isaha ya none kugeza ku uyu munota wa none ni ukuntu nasanze my loved one wanjye yitabye Imana atararwaye ntamurwajije atist niyo murwaza ngamya ngo namwirwarije icyo gihe nari kugira ute ntabwo byari kubaza nk'uko ngubu byambabaje aka triste yarambwiye ngo Eric, I love you to the moon and back. No. I hope you're doing well. I love you to the moon and back. I hope you're doing well. I didn't sleep good last night. So I took many pee. Nyuma ya pee has ibibare byinshi nibi nimero
iyo foto nayifashe screenshot sinza naba narayisavinze ariko inziko konye ifite iyo foto ya message ya nyuma yanyandikiye. Icyo gihe rero ni kwa undi utyping a message igasigara muri typing, none icyo gihe kuko nari nzi urufunguzo rwiwe turi gushaka guhamagara abantu nababwira ukuntu dukora mu rufunguzo turukuyemo dusanga message ari muri typing ku izina rya Eric Semuhungu nyine ahantu iwanjye, none tutayibura reka tuyohereze iyitiza iwanjye. So message nuko twahise tuyisavinga izi iwanjye. So igihe nyine haje ama department menshi atandukanye. Hano iyo umuntu yapfuye akapfira mu rugo haza ama department nk'icuma atandukanye baza gukora ibizamini mbere yuko batwara umurambo. So icyo gihe baraza basanga nyine ngo byarangiye birandenga nyine urumva kubyakira ntabwo byari byoroshye n'iki. So ikintu gituma mukunda nk'abantu n'ubu nyimukunda nk'abana atazamva mu maraso yanjye niyo nashaka n'undi muntu niyo natazashaka n'undi muntu niyo nzaguma ameze gutyo nuko yamesheje agaciro yamwe mu menyo y'abasetsi yarandwanirira ishyaka. Niyo mpamvu nanzamwibagirwa. Hari benshi mwavuze amagambo muvuga amagambo menshi muravuga aterike ibyo yashaka bibonye ubu ngo bazahita ntabwo bazajya no kumpostinga azagira ute, ariko benshi muracyari surprise kuko mubona mu postinga mubona mugira ute amafoto mu byumba byacu arimo aramanitse ibifoto by'ibinini by'ibikadre cause I still loves him. Ndamukunda. Umuntu kurwanira ishyaka, umuntu nawe wakunze ntango yapfa kuvamo kireke iyo utazi yuva nibwo utamenya niyuge. So yarwanira ishyaka angura impeta ihenze niwe Eric Semuhungu nari kuzapfa nambaye impeta ya gold diamond. Mura mbibabwira yanyambitse impeta ya gold diamond ring irimo diamond 5. Niko tunahindura ngo muyibone koko. Yanyambitse impeta ya diamond 5. Eric Semuhungu nyene nari nzi diamond byari byo, nari nzi gold byari byo. Amesha agaciro anyambika impeta ya diamond ring, gold diamond ring. Aravuga ati Eric I loves you. Mana yanjye yahoraga mwira ati I loves you. Eric nango yarambwira Eric don't nuzapfa kuko ndagukunda zareke nzapfe mbere yawe, ariko Eric ndagukunda sinshaka kuzapfa mbere. Umva icyo gihe none ngiye nagiraga najyaga muri emergency ati Eric you can't die, you can't leave me. Nawe atangira kurira. Ubwo rero umuntu kurwanira ishyaka gutyo sugo umuntu kurwanira ishyaka gutyo sugo wamunganya iki koko guys, wamunganya iki? So ikintu cyabaje rero nuko natamurwanira ishyaka nanjye mbe namutwara kwa muganga wende yo mutwara bari bafite wende ukuntu bashobora kumuha imiti iyita igabanya ibyo bintu byamuhagaritse umutima. Ni imiti urumva imiti niyo yabaye myinshi imuhagarika umutima, so yapfuye peaceful. So nyuma nagize ngo ubuzima buganye burahagaze, ariko nyuma ubuzima bwarakomeje. Imyaka 2 irashize nari narahaye intego y'imyaka 2 yo kubaho mbayeho ngenyine, ariko imyaka 2 yarangiye ku itariki 2 z'ukwa gatandatu. Ubu ngubu I'm free kuko urumva twatandukanyijwe n'urupfu. Ubu I'm free kuba najya mu rukundo n'undi muntu cyangwa kuba nakora marriage n'undi muntu. Icyambere loves love, kandi urukundo rushatse ruramusanga, you know. Nanjye ndi umuntu nkuko nashoboye kwihangana imyaka 2 mbaho ngene muri iyi nzu. Nahuye n'ibigeragezo byinshi, nahuye n'ama experience menshi, ariko now it's time to move on akomeza. So narakomeje yarangura imodoka. Umva umuntu nkunda yangura imodoka naramenya no gutwara nanagira na perime. Twari dufite imodoka ebyiri, afite imodoka ya Volkswagen angura nange Kia. Ira modoka mubona ntwari iriho plaque z'amazina yanjye niwe wayenguri cyashya 0 km. Ni imodoka twanje kugura nyuma aravuga ati Eric ni imodoka yawe, nyuma itagura Volkswagen. Ariko sometime ari gihe twifuza ibintu ibyo twifuza biba bitare enough. Banguye imodoka ya Kia byanza kumva idahagije kubera ko nakunda Mercedes Benz. Aravuga ati ngiye kugurisha Volkswagen, noneho ngiye nifatiye no Kia wo ngugure Mercedes Benz. Mana yanjye twayapfuye tumaze gukorera urugendo shuri kujya gusura izo modoka. Agiye kugura Mercedes Benz 0 km. Yarankundaga unconditionally. Yitabye Imana agiye kugura Mercedes Benz. Hari imodoka nakundaga yitwaga Mercedes Benz CRA 250. CRA 250 AMG ni imodoka nziza pe ya Mercedes Benz nziza cyane.
tugiye twamaze kwibona turi kwibona ku 35 hafi 35 plus tax hafi 36 mana yanjye yitabye Imana atabikoze ariko ndacyashima ko niyo yanguriye ndayifite nta kibaye kandi abantu benshi bambwira ati barayikunda so nanjye byatumye nyikunda kurusha. So ubwo rero bidatinze ubuzima bwarakomeje aho yansize niho nyiri. Inzu yansize ndacyagira isuku, murayibona inzu yanjye ihora ifite isuku, yanyishe kugira isuku, yanyije guhora mfite isuku, guhora ndi umuntu hard working, ndakora nkumva nakoze night shift, mba narakoze iki byose. Ibi byose mbikesha my loved one wanjye. Ibi byose mbigezeho kubera we. Benshi buri mwebwe mumenye kubera we. Iyo ataza kuba ari we ntango muba munsi. Benshi mwamenye kubera we. Kandi abazi mwenshi mukunda abantu bafite, mukunda abantu bifashije. Ndabizi yaba ndi nyakatsi ntacyo mfite nta numwe muri mwe wari kuba nkunda. Ndabayobewe se nta numwe wari kuba nkurikira. Ndabayobewe se mukunda abakire, mukunda abafite. Turakunda Eric ko dufite icyo tumushaka, turakunda Eric ko dufite icyo tumugira uti you know ndabazi. Ariko Eric jewe bima kuba strong nkamenya kubana n'abandi. Nagiye mpura n'abantu haba nagiye mbana nabo bakandisappointinga umva kandi baravuga ati guys ntukizere umwana w'umuntu, uwizere umwana w'umuntu avumwe. Nagezeho nizera inshuti zanjye kugeza nubwo nagiye kuzandikaho imitungo yanjye. Ibaze narabibabwiye kenshi ko nigeze kwizera inshuti yanjye ngiye kuyandikaho imitungo nkaho nayishyizeho family members zanjye cyangwa abandi bantu ngiye kubishyiraho inshuti yanjye. Ariko Imana yaramungaragarije ibyo bintu sinaba nkikibikoze icyo gihe tuza no gushwana. So ndashima Imana rero ko Imana igenda iduhumura, Imana igenda itwigaragariza mu bintu byinshi. Ni byinshi ngenda nyuramo ariko I'm still strong. Hari benshi muza munsaba inkundo ariko nyuma wabona ibyo wifuza nabigukoreye ukahita bivumbura ukagenda. Buriya mba ndi kubabona kandi benshi ndabagerageza kugira ndebe aho uva aho ukuntu byitwaramo. Then nyuma nkakubona nkamenya icyo washakaga. So guys nanjye ndi umuntu igihe muzabona nanjye mberetse umukunzi mushya ntimuzabe surprise kuko nanjye ndi umuntu niba nashoboye kwihangana imyaka 2 I'm strong, you know. So guys munyemere rero ino testimony tuyihinira aha. Tuzakomeza na part 3 next time. Tuzakomeza n'ubuhamya bwanjye bwa gatatu mu gihe gitaha. Ariko guys najya mbabwire ko ubuzima muri Amerika ntibworoshye. Kuba wumva ngo Eric Semuhungu aba mu nzu ngana gutya y'ibyumba 3 na salo, 2 toilets, bathroom 2, 2 attached garage. Nyibamo njyenyine nkashobora kwishyura amabills yose yo muri Amerika, nkashobora kuba nyibayemo imyaka 2. Ni ikintu kitoroshye. Abanyarwanda benshi binasi bose ubusanga babana ari nk'abantu 8 10 mu nzu imwe. Nk'ingi ibyuma 3 usanga harimo nk'abantu 10, abantu 7 8. Ariko Eric Semuhungu nyibayemo njyenyine nta muntu ndatakira ngo nabuza yo kwishyura. Byose mbikora ku bwanjye, ndebera nkarwana ishyaka nkabyishyura. So nimuzabibona umuntu ari kuvuga testimony avuga iki mugiti se ngari kwiriyata. Nese murajya mvuga iki? Mvuge ibyindi by'Imana tankoreye. Imana iradukunda kandi Imana izi icyo dushaka. Imana idukunda urukundo itarobanuye. Imana iragukunda na numwe yatumye ngisi judging. Nuze ngo judging Eric Semuhungu ngo Eric akora kino. Maybe nshobora kuba nkuri icyo ngicyo ariko mfite umutima ufasha, mfite umutima wita ku babaye, mfite umutima ufasha abatishoboye. Ariko weho utawe ufite se undushiki. Kandi ntuzaho nihanira, you know, ntuzaho nihanira, ntuzaho niyegereza iyo Mana. Benshi murabo kutukana hano. Hari gihe nari mu Rwanda, simaze kujya mu Rwanda incire 2 kandi nindayo cyane ko naraza ngo duhure untuke gutya cyangwa mubite ngumora icyondo. Ibyo byose nibyo muvugira aho bavangu ziratonoma ariko isiraziza. So guys munyemere no live nyirangiriza aha. Tuzongera ubutaha mbaha part 3. Murakoze icyumweru cy'amasengesho tuzagikomeza ejo tuzakomeza n'amasengesho ubuhamya bwanjye part 2 tuzakomeza na part 3. Murakoze Imana ibaho umugisha. Ndaza kwipostinga on YouTube ku bantu batashoboye kwibona mushobora kuza kwisanga on YouTube kandi Imana ibane namwe.
icyumweru cyiza abantu turi kumwe mu cyumweru cy'amasengesho. Imana ibane namwe. May God bless everybody. Much love guys, bye.